Yes, twongeye kubashimira mwese no kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye business isobanutse, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose, haba ari ku mugabane wa Afurika, Amerika, Burayi, Aziya, Oceania, iyo migabane yose kandi mu bihugu byose mugubwe neza. Kuri mikoro kandi kuri kamera muri kumwe nanjye Tite Kamanzi nkuko bisanzwe. Kuri business isobanutse turacyaganira kuri Pi Network. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku kibazo nabajijwe n'umwe mu badukurikira, nimaze kukibazwa n'abantu batatu, agira cyakanyandikira inbox, ariko message nyinshi hari izinanira rwose ko message nk'ijana kuzazisubiza ni ikibazo. Hari igihe usubiza ugasanga ushubije abantu 20, ugasanga 10 bamaze kongera kwandika kubaza. Ariko mu byo bagenda bandika babaza habamo ibibazo by'ingenzi biterekeranye n'amakonti ya Pi Network gusa, ariko cyane cyane ku kibazo rusange kijyanye nuko bizagenda, ese nyuma ya Open Mainnet bizagenda bite. Ikibazo rero nyamukuru bambajije ni iki ngiki, ngira ngo dusangire aya makuru. Barambajije ngo amafaranga ya Pi Network tuzayabona duti. Tuzayabona mu buryo, reka mvuge ku buryo butatu. Uburyo bwa mbere, tuzajya twishyura Pi tuguremo ibicuruzwa dushaka cyangwa serivisi. Ibicuruzwa cyangwa serivisi tuzajya twishyura Pi, twohereze tugura na kampani yakira Pi cyangwa umupayiniya ku mupayiniya. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, tuzabonamo amafaranga ya Pi, tuzajya tuyavunje muri cryptocurrency dushaka cyangwa mu mafaranga afatika dushaka. Uzabigenza ute? Hari exchanges cyangwa se companies zivunja zemerewe gukorera muri Pi Network, nzabaha urutonde rwazo. Noneho uzajya ujyamo, niba ari amafaranga ushaka afatika bayaguhe, iyo systeme yo izajya ibikora. Watanga nimero ya telefone, watanga nimero ya konti, bizaterwa na konti watanze. Byumvikane ko nabo bazajya bakorana n'amakonti yemerewe nayo gukorera muri Pi Network cyane cyane. Biradusaba iki rero? Biradusaba kumenya ngo ni iyihe banki ishobora kuba iri mu Rwanda, ubwo ndavuga ku banyarwanda, iko yemerewe gukorera muri Pi Network. Kizaba cyarangiye cyakemutse, amafaranga uzayabona. Ubwo si uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu uzabonamo aya mafaranga. Tubonye kwishyura Pi, ukaguramo ibyo ushaka kugura, ukazuba wabigurisha ukabikuramo ayo mafaranga, cyangwa se ukabona ibyo washakaga. Hari ukubona nanone kuyavunjisha, bakakuvunjiramo cryptocurrency ushaka, ukazajya ukazivunjamo amafaranga ushaka, cyangwa se ukavunjisha amafaranga directly. Ubwo ni uburyo bubiri tuzabonamo amafaranga ya Pi Network. Ni nubwo ngubwo, ariko hari ubundi buryo bwateguwe. Hari platform hano muri Pi Network nzayibereka, yo iremera, cyangwa se yo uzajya uyiha Pi, yo iguhe zahabu cyangwa diyama, uzizana uzishyire ku isoko uzigurisha. Amafaranga ntabwo twayariye, niyo wagenda ukiguramo izo diyama cyangwa zahabu. Hari ikindi mushaka? Icyo cyari ikibazo cya mbere nasubizaga umukunzi wacu, y'ukuntu tuzabona amafaranga ya Pi. Biradusaba iki rero? Bidusaba gucukumbura twamenya ngo ubundi amabanki akorera muri Pi Network ni iyihe banki yaba iri mu Rwanda ikorera muki muri Pi Network. Akandi kantu ngira ngo mbamare impungenge muri kwa kuvunjisha, mwibuke ko u Rwanda rwamaze kudeklarara yuko ruzatangira gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga umwaka
wa 2026. Mwibuke ko ni cryptocurrency birumvikana, cyangwa se ni digital currency. Iba digital currency, digital and crypto biratandukanyemo. None ko ari digital currency kandi ukazajya uba ufite amadolari, ukabona ayo mafaranga y'ikoranabuhanga yo mu Rwanda, urumva ko nuvunjisha payi bakaguha USD payi cyangwa se amadolari. USD payi uzajya uzifata uzivunje mu madolari. Amadolari rero urumva yuko uzajya uyafata ukayavunjaho ushaka hose. Nguko uko tuzayafata tuyazane tuyavunje hehe mu Rwanda, dutanga amadolari baduhe ya mafaranga y'ikoranabuhanga twikenereye hehe hano mu Rwanda. Nudakenera y'ikoranabuhanga ukoresha yandi agize ate afatika, nayo azaba akora, ntabwo azahita ahagarara, nayo azakora. Nkuko ushyira amafaranga kuri mobile money, ariko ayo ngayo bagushyiriye ukaba uyafashe ukayahandi umuntu waba yafite ku mufuka cyangwa yashyize kuri konti, urumva ko aba akora. Kuzageza igihe ayo mafaranga yose azava ku isoko, hagasigara amafaranga y'ikoranabuhanga nk'uko ibihe bigenda bibigena. Ngira ngo icyo ngicyo nacyo kirumvikana. Hanyuma rero ndagira ngo nsoze nsubiza ikindi kibazo umukunzi wacu yatubajije, tugomba kugikomozaho kenshi. Sinzi impamvu abantu iki kintu bakibazaho, ngo ntabwo ngo aza amafaranga ngo azaba ngo ari menshi ngo bazabitubaza. Yesu, umuntu ufite amafaranga menshi bayibaza ninde koko? Wakoreye cyokora wenda icyo uyakoresheje nabi, nemera yuko ibyo babikubaza. Udasobanuye inkomoko yayo, n'ibyo ngibyo nemera ko babikubaza. Ariko ndagira ngo mbibutse iki kintu, umuntu wese uzi yuko yaregisterinze muri Pi Network neza, byanga bikunda imyirondoro irazwi kandi bigengwa yakurikije amategeko agenga ubucuruzi, cyane cyane iyo business yacu ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta mategeko y'ubucuruzi mpuzamahanga. Iki kintu nongere ngisubireho nkubwire ngo nimushire impungenge z'iki kintu. Umuntu wese uzi ko yakoze KYC muri Pi Network cyangwa uzi ko azakora KYC, ndabarahiye nta kibazo azaba afite cy'impungenge y'imikoreshereze cyangwa se gukurikiranwaho amafaranga ye. Nta kibazo, nta gihari rwose. Ariko niba utwara nabi bazabikubaza. Icyo cyo rwose ndakiguhamirije, uzitwara nabi ubibazo. Ubundi usanzwe utabazwa imyitwarire mibi udafite n'amafaranga. Ikindi, hari umuntu wambajije ngo none se ngo kuki wavuze yuko ngo benshi ngo bazapfa? Mumbabarire cyane, njye sinjye ugena abapfa n'abadapfa, nkuko ntagena abavuka n'abatavuka. Iteka ryose umuntu wese ugize imyitwarire idahwitse, yaba yishimira ibyiza batitaye ko yishimira ibyiza, ingaruka zimugeraho uko byakagenda kose. Benshi rero baranga barategereje urabona ngo tuzayarya ngo ntabwo ikibazo ari ukurya mufite wanjye. Ikibazo si ukurya, ahubwo ikibazo ni imishinga. Ufite umushinga rero, niba ufite umushinga wo kurya, nakubwira iki? Uzarya ibikurya. Kuko urumva umuntu wakoze umushinga wo kuzarya, hari igihe uzarya urye ibikurya. Ndenda bikubwirira hano kuri kamera tunarebana, noneho najyaga mbabwirira iyo ngiyo mu rwihisho, ariko ndababwira naho turebana. Umuntu wese uzi ko afite umushinga wo kuzarya payi azashiduka ari mu kurya ibimurya. Ushobora kurya ukarya ibikurya. Ndagusabye kora umushinga wo kuzagira ibyo ukora byinjiza, byuka, bitanga akazi, byubaka igihugu, bifasha rubanda, nawe reka bigufashirizamo. Ese wowe uzashyira yego koko pe inde tugenda imbere, ariko kubindi tugenda imbere siyo dupangira gushyira imbere buryo none, ahubwo yo twe dushyira imbere imishinga, bityo tugakuramo ibyo tugaburira inda. Nta gushyira imbere kurya kandi ubizi neza ko umushinga utigeze ugira ute winjiza. Banza winjize ubone icyo winjiza mu nda, wishake icyo ushyira mu nda ubizi neza yuko aho ugikuye nta kintu gisigaye. Ishyira imbere inda, ubona nubwo ikuri imbere, wiba ariyo ubanza imbere, wiba ariyo ugira nyambere. Umushinga bari ugira nyambere, uzigamira inda. Muri make iyo nda dushaka guha ishingiye ku mushinga. None niba nta mushinga ugashaka
ibyo ubonye ukabishinguruzayo ubutaha se uzashyiramo iki? Yego naho ngaho nashaka kuvuga dushyire imbere imishinga, tubone uko dushinga. Ese tuba tudashinga tujye kuzashikuza, uzapanga kurya urya ibikurya rwose. Ni inama, ni ukunganirana, ni ukuganira. Twitware neza, dutegure imitwe yacu. Ibyo Bosco yavugaga wa Sib Network avuga ati dutegure mu mitwe yacu. Iyi mitwe ndio tutayitegura kuraye ko bamwe izameneka. Kumeneka gusa se ahubwo sinzi ko hari izameneka, hari itazameneka gusa ahubwo sinzi uko bizagenda. Bya bindi bavuga ngo no gusara iki, bacu tukivuga gusara tuvuga kurwara mu mutwe. Bamwe bizabagendekera bityo. Je le dis et je le répète, ndabisubiramo benshi uzaburera, bamwe bazarwara ibisazi. Reka ne kubatongera, sicyo cyanzanye sinacyo gikwiriye, ahubwo ni inama, no gukeburana. Dupanga imishinga, ibindi bizizana. Murakoze, mutegereze ibya Pine Network, muzi neza yuko dushonje duhije, kandi ngo utayihinganye ntayishira, udahinganye inzara ntabwo ayishira. Mureke tuyihingane, dore hasigaye iminsi 60 n'ingahe. Reba iminsi, mu minsi amezi angahe yose ane yarasigaye cyangwa 5, ariko hasigaye iminsi, hasigaye amezi 2. Ayo mezi 2 rero tuyitwaremo neza, dutegure buri kimwe cyose. Naho ubundi agaho kagiye guharirwa umunyutsi, tugiye kwinjira mu buryohe butangaje. Yase nshya bavugaga bari ikoranabuhanga yaba ari n'iy'amafaranga, tugiye kuyinjiramo, ahubwo buri wese atunganye ibidatunganye kandi ategereze atarambiwe, ibindi bizijyana. Kandi mwige kwitwara nk'abantu abakire. Bakibutse